umugore wampamagaye uba ni umurundikazi. Yego. Arangije arampamagara ati mugabo ati mfite ikibazo, mfite umutwe udakira, ni ibintu banyoherereje, umutwe birashagata, mbimaranye imyaka 10. Ati ku buryo umugabo yabonye bintinzeho arantaragenda. Ati mukozi w'Imana nakubonye kuri TV. Ati rero nifuza ko wansengera. Yego. Naramusengeye ndi mu mbaraga, ndangije kumusengera hari saa 8, hashize iminsi 2 arambwira ati ukirangiza kunsengera wa mutwe warakize. Amen. Ati nta bitaro ntakubitiyeho, ati hano mu Burundi nagiye mu bitaro bitandukanye, atari ku mutwe warakize. Ati umugabo wanje akimara kumenya ko nakize umutwe, ati nawe yaragarutse. Yes, reka tubasuza abakunzi ba Concord TV show aho muhere hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, turabasuje. Imana y'amahoro nibane namwe kandi ibahe umugisha. Ndashimira cyane abantu bakaze subscribe bakabe kudushyigikira tukaba umuryango munini. Nawe ugiye kubona iki kiganiro cyagushimisha ukayikandaho rwose, Imana y'amahoro iguhe umugisha. Uyu munsi turi tariki 3 z'ukwezi kwa 9 2025. Ndananiwe cyane pe, ndananiwe. Ejo tariki 2 niriwe mu karere ka Rubavu mu kagari ka Yungwe, na kagari kagizwe n'imisozi. Nundi nanagiye gushaka abakozi b'Imana ugango tuganire twamamaze ubutumwa bw'Imana. Noneho numva ko uyu munsi basi ndaza kuruhuka, ariko pe message z'abakunzi ba Concord TV show zatumye ntaryama ngo nduhuke, ahubwo zimera nka rwa rukundo rwakuye amavenge ku munini rukamujyana rwamukuye ku rwesero rukamujyana ku munini. Nanjye urwo rukundo rwanyu rwahise runkura imusanze runzana hano mu mudugudu wa Nyabiho mu kagari ka Cyahi mu murenge wa Rugarama mu karere ka Burera. Ni message pe nabonye zirenga z'abantu barenga 5 bati mukozi w'Imana Concord duraho rwose pe, turagushimiye yuko tuzaniye umukozi w'Imana witwa Nizeyimana Jules. Ni nge nari ndwaye aransengera kuri telefone kuko ndi mu mahanga ndakira. Mbona indi ati rwose mukozi w'Imana amakuru ya Jules ko namubuze kuri telefone. Naye ndamubwira nti nuko ahantu atuye network igiba nkeya ntashobora kuba nta nama mega afite. Ati pe Jules ni umukozi w'Imana pe, namubonye kuri Concord TV show ndamuhamagara aransengera, ibyo yambwiye ntabwo byatinze gusohora. Mbonye izo message rero ndavuga ni pe reka ngende sure Nizeyimana Jules ubundi tuganire, tuvugiyera, tuvuga ibitangaza Imana iri kumukoresha. Nicyo cyanzanye, tugiye kugirana ikiganiro. Umwanya ni uwanyu rwose, muze gukwikira ikiganiro. Imana y'amahoro ikomeze kubaha umugisha, murakoze cyane. Ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Usezeranye umuntu kumutuza Kigali, nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe. Kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika, ngo kubona visa biguca ngo umujyane Burundi. Ntabwo usezeranye umuntu kumutuza Kigali, nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe. Kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika, no kubona visa biguca ngo umujyane Burundi. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye.
urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Yes, bakunzi ba Concord TV show, nkuko twababwiye ko tugiye gusura abakozi b'Imana batandukanye. Ubu twahageze twicaye mu mudugudu wa Nyabiho mu kagari ka Cyahi mu murenge wa Rugarama mu karere ka Burera. Imbere ya kamera za Concord TV show turi kumwe n'umugabo mwiza, umukozi w'Imana, umunyamasengesho. Imana yagira icyizere ikamuha impano zitandukanye, harimo gusengera abarwayi, kwereka ibihishwe, Imana ikabimuhishurira mu bicuku by'ijoro cyangwa se no mu yandi masaha Imana yabishatse. Niwe turi kumwe rero, yitwa Nizeyimana Jules. Jules uraho? Turashima Imana. Reka dutangire n'isengesho kugira ngo Imana ize kutuyobora muri iki kiganiro. Mana data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'intaterurwa, Imana itavogerwa, Imana idakurwa mu birindiro, Imana ifite ububasha ku byaremwe byose. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ijuru ni intebe wicaraho, isi ni intebe irenge byawe. Twemerere kuba Uwiteka Imana Nyiringabo waturinze, twemerere kugira ngo ube mu ruhande rwacu, kandi ivugabutumwa ryo kwamamaza ingoma ya Kristo ndakwinginze ngo iyi gahunda uyivangemo, kandi ube mu ruhande rwacu, akanwa kacu gahinduke nk'inkota. Haleluya, amen. Kuko ijambo ryawe ni inkota, rirasenya kandi rikongera rikubaka, kandi imitima mwana nama w'Imana yihebye ibashe gufashwa n'ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ntirigwe ku kara, ahubwo rigwe ku butaka bwiza, kugira ngo ribashe gukiza imitima. Ugenderere abarwayi, ugenderere abatagira shinge na rugero, wite ku mfubyi n'abapfakazi. Ndabigushimiye ko witeguye mwana ntamo w'Imana kubana natwe, kandi tukaba mikoro nawe ukabwira ubwoko bwawe. Bana natwe, tukwatse bike byinshi bitugenere, mu izina rya Kristo umwami n'umukiza, amen. 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 Jules uraho? Turashimiyera. Imana irakurinze. Imana irandinze. Nihabwe icyubahiro. Nihabwe icyubahiro. Yo mpuye n'umukozi w'Imana kenshi ndamubaza nti akazi ka boss kameze gate muri iyi minsi? Akazi ka bose turagakora n'umwete. Yego. Kuko ijambo ryarambwiye ngo umurimo werekeje amaboko ukora n'umwete. Rero ntiwakorera umubose wawe ngo ujenjeke mu kazi, ntabwo mwamarana igihe. Ariko akazi ka bose data wa twese mwiza karagenda. Yego. Karagenda, turagakora ku manywa. N'ejo twari twagiye gusengera abarwayi mu karere ka Nyabiho. Ubwo rero akazi turagakora karagenda neza, kuko iyadutumye niyo kwizerwa, natwe tuyifitiye icyizere. Nta mpamvu rero yo kujenjeka muri aka kazi ka Kristo. Umukozi yageze mu murimo aba agomba gukora. Umuhinzi akajana isuka agahinga. Ntabwo wahinga utatufiye imishike, kandi n'ikindi ntiwakufira imishike ngo nurangiza urambike isuka ngo ubwo urarangije. Gukorera Imana ni uguhozaho. Turi mu murimo w'Imana rero, turawukora, turasengera abarwayi, turasura abantu bafite ibibazo batandukanye, kubera ko bazi ko Imana yacu ari igisubizo. Aho wari wagiye Nyabihu se, umuntu musanzwe muziranye mwarasenganye? Aho twari twagiye Nyabihu nabo nabaye ndi gutembera. Noneho umuntu twari kumwe ashaka kureba kuri YouTube, ababonye ikigisho natanze ubushize kuri Concord TV. Arangije kukireba aragikunda. Noneho umudamu twari twicaranye ari kumwe n'umugabo we, twari turi hafi na Bank Equity i Musanze. Aravuga ati mukozi w'Imana, mfite ibingoye usaze kunsura. Rero yamaye randevu, icyumweru kirashira, ikindi kirashira. Ejo bundi rero niho nabonye umwanya, kubera tuba dufite abantu baduhamagara mu gihugu, mu ntara zitandukanye, turere dutandukanye, mu mujyi wa Kigali, za Bugesera, za Nyaruguru, Iburasirazuba, aho hose baba baduhamagara. Rero umwanya wari warabuze, ariko ejo niho nashinguye y'ibirenge. Ubugezeyo? Twagezeyo. Ugeze wasanze bimeze bite? Wavuye bimeze ute?
ni icyifuzo kiramba kuko hari icyo Imana yakora mu gihe kizaza, yego n'icyo Imana ishobora guhita ikora, kuko yari afite ikibazo amaranye imyaka 7 nta rubyaro. Uwo mudamu yamuhuje n'umukazana we, yego ubwo rero nicyo yari ari kunshakira, niyo mpamvu yari yampaye randevu nkaja ntateguka neza, ariko aho mbonekeye ejo nagezeyo twasize dusenze kandi turizera ko hari icyo Imana izakora. Isengesho twazamuye antene, kuko ari uburwayi wamusengera bugahita Imana ikagira icyo ikora, ariko twatambye icyo gitambo, twazamuye icyo cyifuzo. Imana yacu yahabwa icubahiro. kuko Imana ntabwo isubiza ako kanya, nako igira ibisubizo bitatu: hari yego, hari oya, hari na tegereza cyane. ubwo ejo yaguhaye ikihe? ubwo ari muri tegereza. Yego nategereza yihanganye, kuko Imana yacu ntabwo igira ute, ntabwo ijibeshya, ntabwo ijibesha. Kwizera kurarema. yego ntaho wari wagiye ejo mu minsi ishize se, cyangwa nta handi ufite randevu yo kujya nyine mu kazi ka bosi? mu minsi yashize mfite kuja Nyamirambo. Mu minsi yashize nabwo nari ndi ku Gisozi. Mfite na Kimisagara, yego na Kicukiro. naho mfite abatumirwa cyangwa abadutumiye. yego mfite iyo invitation. ubwo rero mbanza gusenga nkabaza Imana kugira ngo impereze icerekezo, ko hari abadutumira umuntu akaguhamagara ngo ejo waza ukansengera. ubundi umugabo ugutumye cyangwa bose wawe agomba kuguha n'ibirwanisho n'ibikoresho. birumvikana. ugomba kumanza wabaza Imana, Imana ikaguha icerekezo. yego rero ubwo butumwa burahari, ubwo butumire burahari, ariko birasaba kugira ngo Imana iduhereze icerekezo, kuko turi kugendana nayo nk'uko umuntu agendana na telefoni mu mufuka. ariko hari igihe bahurirana ari benshi, wamubwira uti nzaza ku cyumweru, akumva yaba ari iminsi 7, akumva ari myinshi. ariko ubwo butumire ndabufite burahari, kandi nanjye niteguye gutumika. ese reka nkubaze, ndumva aho turi hano muri Burera, kandi izo ngendo ufite nizo kujya i Kigali, uritegera, baragutegera, bigenda ute? uyu murimo ubundi umuririmbyi yararimbye ngo afite ibihembo nzamukorera. yego Haleluya, amen. Yesu wacu afite ibihembo nzamukorera. iyo Imana igutumye urabisengera ugashaka n'agatike. yego ntabwo ibi bintu ibintu biduteyemo ntabwo ari byo gucuruza ngo tujane ku isoko. ni ukuvuga ijambo ry'Imana, ntabwo tubikoramo business, yego ahubwo twebwe iyo dukorera ifite ibihembo izaduhemba. ariyo mpamvu twishakaho itike. yego twishakaho itike. ariko nibura biterwa n'uwari, hari uguhamagara akakubwira ati nge nzaguha tike, uwo n'ubundi ntiwayanga. hari n'ukuganyira wakumva ukuntu ameze, kavuga uti rwose nta cyo nanjye ndayishaka nyarukireyo. buriya leta yacu yashizeho ibyiciro. yego buriya rero n'Imana izi ko ibyo byiciro bihari. ni ukuri pe. umuntu ashobora kuba ari umuntu ubabaye, ubayeho ari uko aja gukorera abandi. ubwo rero aguhamagaye, Imana igutumye, ugomba kwitanga ugashaka itike, ukaja kumusengera. Imana yazamugira neza, mugafatanya ishimwe. mugafatanya ishimwe. yego niko biba bimeze. ko hari igihe dutanga itike tukitanga, ariko Imana nayo ikivanga mu byacu, kuko yarambwiye ngo niwivanga mu byanje nanjye nzivanga mu byawe. yego kuba nk'urugero, mu minsi yashize nari mfite umwana urwaye. ubwo rero yararwaye ikibyimba ku itako. Yesu wacu agikoraho, yarakimaranye ukwezi n'ibyumweru nka 2. ubwo rero nta mpamvu yo kudakorera Imana. ashobora kuba afite itike cyangwa ntayafite, ariko iyo
tuzi ko Yesu wacu ahemba turabikora kandi tukabikora tubikunze. None se ubwo Yesu yakora ku mwana wari urwaye icyo kibyimba carananiranye caranze gukira, Yesu yagikoraho umwana akaba ari gutamba mu mbuga, yantuma nkanga kugenda? Oya, ntabwo bishoboka. waba ubaye ikigomeke. nawe mbaye ikigande. Ntabwo rero iyo twumviye umuhamagaro turagenda, kandi tukagenda tutarebye ku nyungu zacu bwite, n'itike umuntu yaba atayifite akayisengera kugira ngo ayibone. Uko ushobora kuyisengera bakagira umuvandimwe uyiguha, cyangwa uturaye wahinze ukayibonamo, cyangwa se na wa wundi ugukeneye nawe Imana ikayimunyuzamo akayiguha, ukagenda. Nabyo birashoboka. Nabyo birashoboka kuko Imana ifite inzira igihumbi yanyuramo. Inzira z'Imana zirenze igihumbi ishobora kunyuramo ije gutabara umwana w'umuntu. Birashoboka rwose. Icyo tuzi ni uko tuzi ko Imana yacu irahemba. Irahemba. Nose Diakoni Jules, ugereranyije mbere utaraza ku mbuga nkoranyambaga n'ubu aho wazigiyeho, ni hehe uri kubona akazi kabaye kenshi cyane? Aho ngereye ku mbuga nkoranyambaga akazi kabaye kenshi, umurimo wa data waragutse, kuko ubundi abantu bakundaga kuduhamagaza telefoni, bakadutumira mu biterane byo kwigisha amakorari, bakadutumira mu biterane byo kwigisha abanyamasengesho, amagurupe yo gusenga atandukanye. Ariko aho tugiriye muri iyi kuri izi mbuga nkoranyambaga, navuga yuko umurimo waragutse, kuko abantu baduhamagara baturutse mu ntara zitandukanye, ndetse abandi bakaduhamagara bavuye i Buraya, abandi bakaduhamagara baturutse muri Amerika. Ubwo urumva yuko muri Suwede, muri Canada, aho hose baradukuvuga yuko umurimo wabaye mugari cyane. Wabaye mugari kuko baduhamagara kenshi, akabigiye nk'umuntu uri muri Amerika duhamagaye akavuga ati ndabizi wanyu ubu ni nijoro, ariko twebwe ni ku manywa, ariko nyihanganira unsengere. Ubwo rero isaha guhamagayeho yaguhamagaza WhatsApp, yampamagaza WhatsApp nkamusengera. Niko bimeze. Umurimo waragutse. Kandi umurimo w'Imana ni mugari, nukomeze waguke. Abantu bavuga se ngo abakozi b'Imana ngo bajya ngo kuri za YouTube ngo babaguye, wababwira iki? Icyo nababwira ni uko Imana nayo izi yuko iterambere ari ngombwa, kuko nta ubuhanga bufitwe nayo. Ijambo ryarambwiye ngo ubuhanga no kumenya bifitwe nayo. Ubwo rero tugomba kugira iterambere ry'umwuka n'iry'uyu mubiri. Ni ukuvuga ngo ikoranabuhanga riragufasha. None se ubu hari umuntu w'umushumba uyoboye umudugudu cyangwa uyoboye paruwasi udafite telefone? Ubu no gutanga amaraporo bakoresha smartphone. Ubwo rero ibyo ni ibintu ikoranabuhanga ryihutisha akazi mu gihe gito. Ko nk'urugero kubona itike yo kurira indege ngo nje muri Amerika byangora, ariko arampamagaza telefoni ye, tugasengana, tukagirana ibihe, haba hari icyo Imana imishuriye, Imana ikakimbwira. Ejo bundi hari umugore wampamagaye uba ni umurundikazi, arangije arampamagara ati mugabo, ati mfite ikibazo, mfite umutwe udakira, ni ibintu banyoherereje, umutwe birashagata, mbimaranye imyaka 10. Ati ku buryo umugabo yabonye bintinzeho arantaragenda. Ati mukozi w'Imana nakubonye kuri TV, ati rero nifuza ko wansengera. Naramusengeye ndi mu mbaraga, ndangije kumusengera hari saa 8, hashize iminsi 2 arambwira ati ukirangiza kunsengera wa mutwe warakize. Ati nta bitaro ntakubitiyeho, ati hano mu Burundi nagiye mu bitaro bitandukanye, atari ku mutwe warakize. Ati umugabo wanje akimara kumenya ko nakize umutwe, ati nawe yaragarutse. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ico yaragikoze,
na kontagite ze zirahari. yego yaragikoze ico yaragikoze, anyohereza message y'ijwi kuri telefoni ambwira ati ndi gufatanya nawe ishimwe k'Imana yagukoresheje. yego ubwo rero impamvu mvuze ngo na kontagite zirahari nuko hari abantu bashaka gupinga cyangwa wenda kutizera ko Imana ikora, wabigiraho ikibazo nazimuha akamwihamagarira akamuha ubuhamya. Haleluya, amena amena. Imana yacu ihabwa icubahiro. uvango utaza kuvuga nkoranyambaga ntabwo umurundi yararamenya, ntabwo umurundi yari kukumenya. uvango wari kumenywa nabo kuri ADPR Rukore si uteranira, na kuri paruwasi ya Butete, byakabya no mu Kabuga no mu Gitare, nibura wakwambuka wakwagurirwa imbago ukamenyera no kuri diocese, kuri ajya tubyita ku Rurembo, ku Rurembo rwa Muhoza, nibura ariko ubu ni ku isi hose, ni ku isi hose. uvango ubundi ikibazo si imbuga nkoranyambaga, ahubwo ikibazo ni ibyo ugiye kuhakorera. Haleluya, amena amena. Nuzi uri kwamamaza ibikorwa bibi, ntundi uzaba uri gukora ibintu bibi, ariko nuzi uri kwamamaza ubutumwa bw'Imana. Ubundi ikibazo ntabwo ari imbuga nkoranyambaga, kuko no mu iteraniro umuntu ashobora kuvuga ubutumwa akabuvuga nabi. yego ubwo rero nta hantu hadashobora kugera ivangirwa, ahantu hatagera ivangirwa. yego ariko ku ikoranabuhanga wahavugira ubutumwa bwiza, upfa kubuzi ko ubwo butumwa ari ubwa Nyagasani, yego ari ubw'Imana yacu, ari ubwa Data wa twese. rero birimo biramfasha kuko umurimo w'Imana waragutse. nanjye ndi kuyibwira nti dore ntangiye kubwiriza Abanyamerika, ntangiye gusengana n'abo muri Canada, ntangiye gusengana. ejo bundi hari umudamu wamamagaye ari mu Buholandi, hari undi wamamagaye ari muri Suwede. urumva abo ntabwo none ikoranabuhanga hari n'igihe ukoresha video call, mukavugana imbona nkubona uri kumureba, ukabona arasetse, ukabona arishimye. nuko rero ubwo urukumva ko Imana iri kutwagura. kuko ibi bintu nta gutekinika kubamo, ugomba kuvuga Imana ukayivuga nk'uwayibonye. Pawulo we yaravuze ngo twabonye, haleluya, tukamukoraho dutakabakaba, niwe duhamya. niwe duhamya. igihe ayo magambo Pawulo yaramaje guhura na Kristo, ubwo yarageze Damasiko, yaragiye Damasiko agiye kurenganya ubwoko bw'Imana, Kristo amutegera mu nzira, ngo yagiye kubonabona umuco uramutunguye. Pawulo yikubita hasi, akavuga ko ati nabashije guhangana n'uwo muntu ntangiriye nubwo ntamubonaga. Pawulo ngo areke uyu umugere ngakubite umutangiriye, ngasanga ni nko gutera umugere ku muhunda w'icuma. umuhunda w'icuma ni icuma kiba gisongoye bakwikiza icuma. ati rero nasanze uwo mugabo nsumbye imbaraga n'ubushobozi, ndeke uyu mugere nsanga ari nko gutera ku muhunda w'icumu. nibwo Kristo yamubwiye ati Pawulo, yewe Sawuli ndenganyiriza iki? arangije aravuga ngo urinde mwami nkakwizera. haleluya, haleluya, amen. Pawulo abakubitanye na Kristo, Yesu abaramufasha aramukacira, arangije aramubwira ati genda usange Ananiya akurambikeho ibiganza, kuko uhereye uyu munsi ubaye umukozi wanje. amen, amen. haleluya, haleluya, amen. uhereye uyu munsi ubaye umukozi wanje. Pawulo rero atangira gukora umurimo w'Imana. yaje agenda mu ivugabutumwa, akagera mu nsengero, bakamuhunga kubera ko bari bazi yuko atarahinduka. ariko arangije gushira amanga, Pawulo aravuga ngo ndashimira Imana yangiriye icizere, ikangabisa umurimo wayo. ubwo rero ndashaka kuvuga yuko iyi Imana ifashe umuntu iramutuma. yafashe Pawulo iramutuma. nyuma yaho yo kumenya Kristo yahuye n'itotezwa ritandukanye, ko Yesu yari yamubwiye ngo akebo
wagereyemo abandi nawe uzakagererwamo. yego hari n'uburyo Pawulo yahanuriwe ko agiye kubwiriza i Yerusalemu ko ashobora kugwayo. Pawulo aravuga ati usibye kazafungirwayo, Pawulo arasubiza ati usibye no kuboherwayo niteguye no kugwayo. Haleluya haleluya haleluya. Ati niteguye no kugwayo nzira ubutumwa bwiza. Ati nzira ubutumwa bwiza. Imana rero yakomeje kumukoresha. Haravuga ngo nubwo nari ndi umwicanyi n'umunyarugomo, ndashimira Imana yangira icyizere ikangabiza umurimo wayo. Rero natwe turashima Imana ko umurimo urimo kwaguka. Ibintu ni ibisirimu nta soni biduteye. Tugomba kuvuga Imana nk'abayibonye. Imana yakije abarwayi turi kubireba. Imana yagiye ikemura ibibazo byananiranye. Imana yagiye itabara abantu batandukanye tukabibona. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amen. Amen. Urankumbuje Diako, urankumbuje pe. Reka duhite tujya mu ijambo ry'Imana. Kugira ngo ntaza kugutwara iminota urivuge neza wisanzuye. Nge ndaba nanacecetse, icyakora nimfashwa ndavuga ngo amen. Ariko ndaba ncecetse kugira ngo wisanzure uvuge ijambo ry'Imana. Ni karibu. Amen. Tugiye gusoma Zaburi ya 32. Haleluya. Amen. Zaburi ya 32. Reka dusome, wadufasha guhera ku murongo wa mbere. Zaburi ya kangahe? Zaburi ya 32 guhera ku murongo wa mbere ugeze nko ku wa 3. Dusome mu izina rya Yesu. Zaburi ya 32 guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa 3. Twumve icyo hatubwira. Iyo Zaburi iyi ni ya Dawidi. Ni indirimbo yahimbishijwe ubwenge. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Amen. Hahirwa umuntu w'Iteka atabaraho gukiranirwa. Amen. Umutima we ntubeho uburiganya. Amen. Ngicecetse amagufa yanjye ashajishwa no kuniha kwanjye umunsi ukira. Yakeraho. Yego. Amen. Amen. Iyi ni Zaburi ya Dawidi. Aya magambo Dawidi yaravuze ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa ntibyongere kwibukwa. Avuga amagambo akomeye cyane. Soma kuri uwo murongo wa nyuma warusomye. Yego, ku murongo ukuntu Dawidi yavuze yuko amagufa ye arimo asha. Yego, ku murongo wa 3. Ngicecetse amagufa yanjye ashajishwa no kuniha kwanjye umunsi ukira. Amen. Ngicecetse niko Dawidi yavuze, amagufa yanjye ashajishwa no kuniha. Uyu mugabo Dawidi rero ndumva ijambo nari hatitire ivuga ngo icyaha cyaka umugabo imbaraga. Amen. Icyaha cyaka umugabo imbaraga, nubwo yaba afite ijambo ariko kimwaka imbaraga. Uyu mugabo Dawidi Imana yari imajije kumwimikisha amavuta ikoresheje Samweli mwene Yesayi. Ubwo yarari mu murimo yakoraga wo kuragira intama. Dawidi Imana imugirira neza, imukura muri rubanda iramwogeza kugeza igihe yamugize umwami. Ko Samweli yari amajije kumusukaho amavuta, ariko Dawidi arangije aribagirwa. Dawidi aribagirwa ngo yari arimo atembera, abona umugore witwa Batisheba. Uwo mugore witwa Batisheba ngo yari arimo koga. Arangije nuko Dawidi yifuza kuryamana nawe. Arangije kuryamana nawe ngo yifuza yuko yatumira Uriya, kuko Dawidi yari amajije kumenya icyo yakoze. Yari amajije gutera Batisheba inda. Arangije atumira Uriya, aramutumira ngo nave ku rugamba.
Uriya yari umugaba w'ingabo ariko ari umukozi w'Imana. Amutumiye ngo ave ku rugamba, amubwira ko amuhaye akaruhuko. Dawidi yari muri gahunda yo kugira ngo asibanganye ibimenyetso. Ubundi ntabwo wasibanganya ibimenyetso uko bimeze kose. Iyo icyaha ni icyaha, hari abantu b'abahanga bazi gusibanganya ibimenyetso by'ibyabaye, ariko n'ubundi icyaha cyaka umugabo ijambo kikanamwaka n'imbaraga. Dawidi rero mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso yatumiye Uriya, aravuga ngo naze mu kiruhuko. Arangije kuza mu kiruhuko, aramubwira ati genda wiherane n'umugore wawe Batisheba, kuko yari azi ko bagomba kugira gute guhura bakaryamana. Ariko Uriya aravuga ati ntabwo Isirayeli, haleluya, ntabwo Isirayeli yaba yaratewe, ntabwo twaba tuganditse ingabo ku rugamba ngo nanjye n'ingabo nindangiza nje kwinezeza mu by'uyu mubiri. Ngo nuko Uriya yanga kuryamana n'umugore we Batisheba. Arangije Dawidi aravuga ati ubu icyaha nubwo nari nshatse gusiribanganya ibimenyetso, ariko iki cyaha kigomba kunkurikirana. Dawidi rero nibwo yavuze ati uko bimeze kose ibi bintu nkoze bizangiraho ingaruka. Ubundi niko biba bimeze. Ntabwo wasiribanganya ibimenyetso by'icyaha wakoze. Nibwo Dawidi yohereje Uriya ku rugamba. Ageze ku rugamba ngo amushora mu imbere, Uriya bamutsinda ku rugamba agwayo. Arangije kugwayo, Dawidi icyaha kiramurya. Umugore we yari atwite inda, abarabyaye. Arangije kubyara umwana, uwo mwana ararwara. Dawidi aja mu rusengero, aja gusengera kugira ngo umwana yabyaranye na Batisheba kandi umugabo we Uriya ari ku rugamba abeho. Imana iranga, uwo mwana arangije arapfa. Dawidi aravuga ati amasengesho nari mfite arangiriye aha. Afata ibyo kurya byari byarerejwe abatambyi, arabirya, arya imikati, amasengesho arayabasubukura. Hari abantu rero batagira intego. Hari amasengesho ari abantu basenga ariko bagasenga amasengesho adafite intego. Kuko Dawidi we yari ashaka gusenga Imana, ariko abonye umwana arangije gupfa, ibyo yari ari gusengera bivamo. Ahubwo yari arakomeza intego ye. Nubwo umwana yari apfuye, ariko Dawidi ntabwo yagombaga gukomeza intego ye, kuko nubwo umwana yari amaze kugenda, Dawidi yagombaga kumenya ko icyari kigambiriwe ari ukubaha Imana no kuyiramya kugira ngo Imana ize kumugirira neza. Ariko Imana yo kabyara, haleluya. Dawidi yaje kugirirwa neza n'Imana. Nibwo Dawidi kuri uriya murongo wa 3 yavuze ngo icyaha ngo naracecetse, ariko ngo amagufa yanje arakekemburika, icyaha ngo kiramurya. Kirangije kumurya, ngo kimurya kimeze nk'amakara bajugunye mu mwambaro. Icyaha kimuriye, nuko ngo Dawidi biramubabaza, aja kwaturira Imana, kuko ngo icyo Imana yakundiraga Dawidi yakoraga icyaha ariko akamenya kucatura. Haleluya, amen. Satani aje amenya aho dukorera ibyaha, ariko aho tubyaturira ntabwo ahazi. Ndagira ngo nkubwire ko Satani amenya aho abantu bakorera ibyaha, ariko aho babyaturira ntabwo Satani aje ahamenya. Arangije kubabarirwa, nibwo Dawidi yavuze ati Mana we, Imana ishimwe, ndababariwe. Nibwo yanditse Zaburi ya 32 aravuga ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa, ibyaha bye nibyongere kwibuka. Vuga utamina. Amina. Nuko Imana Dawidi iza kumugirira neza. Bisobanuye rero yuko Imana yacu iyo wigaruye, Imana yacu nayo irigarura, kuko tuzi ko Satani aje amenyera aho abantu bakorera ibyaha, ariko aho babyaturira ntabwo bahazi. Naguha urugero. Satani yagiye kurega Yosuwa ngo yambaye umwenda w'ibizinga kandi ari umutambyi, ariko Yosuwa Imana iramuburanira, yohereza marayika abwira Satani ngo Uwiteka guhane Yosuwa nubwo yambaye umwenda w'ibizinga, ariko
kano kanya arangije kwezwa, ngo marayika amwambika umwenda wera w'igitare, ngo bisobanurwa ko ngo arababariwe. Yosuwa akurwamo umwenda w'ibizinga, yambara umwenda w'igitare. Hari undi mugabo witwa Mose, nawe Satani yagiye kumurega imbere y'Imana, amashije kugwa kuri uwo musozi witwa Pisiga, umusozi Mose yaguyeho. Imana yari imajije kubona ko Mose agomba kuruhuka, kuko yari imaje kubona ibimunanije. Satani rero we aja kurega Mose ngo yatutse ubwoko bw'Imana, ngo yagize kamere igihe Abayisirayeli bamusabaga amazi mu butayu. Ariko marayika w'Imana araza abwira Satani ngo Uwiteka aguhane, ngo kuko Mose akimara kubikora yarababariwe. Amena. Niyo mpamvu igihe Yesu yari mu isi, yazamutse ku musozi, ngo ubwiza bw'Imana bumuzaho, haza ishusho ya Mose, haza n'ishusho ya Eliya n'iya Enoki. Ngo Petero aravuga ati turaca ingando yawe Mose, turaca n'iya Eliya. Imana idufashe cyane. Icyo cyabaye ikimenyetso y'uko Mose yababariwe. Haleluya. Amen. Rero Satani aje amenya aho dukorera ibyaha, ariko aho tubyaturira ntabwo ahazi. Icyo ni ikintu Imana yamuhishe. Dawidi arangije aravuga ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa, ntibyongere kwibukwa. Nari mvuga yuko icyaha cyaka umugabo imbaraga, byaje kugira ingaruka kuri Dawidi. Imana iramubwira ngo kubera wicishe Uriya ugafata n'umugore we ku ngufu, bityo inkota ntizava mu rugo rw'iwawe. Ariko igishimishije ni uko Imana yaje kumubabarira, ikamubwira ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Dawidi yaje kwifuza no kubaka urusengero rw'i Yerusalemu. Imana iramubwira ngo ntabwo uzarwubaka kuko wavushije amaraso. Niko Imana yamubwiye, kuko wavushije amaraso ntabwo uzanyubakira urusengero. Cokoze Dawidi akora ikintu cy'ubutwari. Haleluya. Akimara kumenya yuko Imana yamunenze katazubaka urusengero, Imana yari yamubwiye ngo uzubaka urusengero ni umuhungu wawe Salomo. Rero Dawidi yaje kuraga Salomo ikintu gikomeye, aramubwira ati ntabwo ngutekesheje imirima, ntabwo ngutekesheje amayetaje, ntabwo ngutekesheje imodoka zihenze, ntabwo ngutekesheje amafaranga ku makonte, ahubwo yewe Salomo mwana wanje uje umenya Imana ya so ariyo uzakorera. Haleluya. Imana idufashe kandi itugirire neza. Ni Imana y'inyembaraga, itinda kurakara, irihangana. Ndagira ngo mbwire abantu ko niba umutima hari icyo ugushinja, uje waturira imbere y'Imana. Nayo ni Imana yo kwizerwa, kandi ni Imana itinda kurakara ikihangana, kuko ijambo ryambwiye ngo uko ijuru ryitaruye isi niko imbabazi zayo zingana. Dawidi rero Imana yaje kumugirira neza, kuko yamubabariye ibicumuro n'ibyaha. Ese ndabwira abantu bambona hano kuri TV, ese mwarababariwe? Ese ibyaha byanyu byaratwikiriwe? Ese icyaha ntabwo cyaba gishaka kukwaka ijambo? Icyaha gishobora kwaka umuntu ijambo, umugabo yagera mu bandi akananirwa no kuvuga kubera icyaha. Icyaha cyaka umugabo imbaraga. Rero ndagira ngo mbwira abantu banyumva hano kuri TV, ni Concorde TV, ko icyaha cyaka umugabo imbaraga, ahubwo dukwiye guhora twiyeza kugira ngo Imana nidushaka itubone neza. Amen. Amen. Murakoze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana nari nateguye. Amen. Amen. Umukozi Imana, Imana iguha umugisha. Turi kugana ku musozo, ugiye kuduha nimero yawe ubundi unadusengere kugira ngo dusoze n'isengesho nkuko twatangiye twirigiza Imana. Kontagite ni 0782 20 35 30. 0782 20 35 30. Murakoze. Yego, dusoze n'isengesho. Mana data wa twese uri mu ijuru, twongeye kuvuga izina ryawe kuko uri Imana ikomeye, kubera ko uri Imana y'inyembaraga. Ijambo ryarambwiye ngo kuko wakunze abari mu isi cyane, niko wavugiye muri Yohana 3:16, ngo byatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya.
Uwiteka Imana yacu wagize neza, waduhaye umwana wawe aba umutambyi, aba n'igitambo, araducungura. Ibyari bigoranye byose byarangiriye igorogota. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ndasengera ubwoko bwawe, ndasengera abazumva Uwiteka Imana nyiringabo ubutumwa, kugira ngo bazamenye ko icyaha cyaka umugabo imbaraga, kugira ngo bazamenye ko Uwiteka Imana nyiringabo iyi si yacu tudakwiye kugira umudendezo wo gukora byose, kuko Pawulo yaravuze ngo ntitugire abacu ngo twigenge, ahubwo tukwiye gukora ibyo kunezeza Imana. Ndagushimye ko Dawidi nubwo yakoze ibyo byose yageze akababarirwa, yarangiza akavuga ngo hahirwa Uwiteka yababariwe, ntamubareho ibicumuro, ibyaha byo bigatwikirwa. Bwoko bwawe ubabarire, bagoye mu byaha bitandukanye, ugende ubeze kandi ubabarire, nawe ubahe kwatura. Bagoye mu byaha by'ubusinzi, bagoye mu byaha by'ubusambanyi, bagoye mu byaha byo kuroga, bagoye mu byaha byo kwica, bagoye mu byaha byo kugambana, ndakwinginze kugira ngo Uwiteka Imana nyiringabo amaraso y'umwana wawe abashe kubeza no kubatunganya. Kandi mwana ntamo y'Imana, uko wafashe Pawulo agiye i Damasiko ukamukubita hasi umutunguye, ariko uhindura ubwoko bwawe. Barabicanyi babireke, barabasambanyi babireke, barabasinzi babireke, barabajura babireke, ahubwo baze kugendererwa nawe, nabo bazatanga ubamya nka Dawidi bavuga kuri Imana ibabarira. Urakoze kubaye mu ruhande rwacu kandi kutugiriye neza muri byose, mu izina rya Kristo mwami n'umukiza wacu. Amen. Amen.